umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Itangiriro igice cya 3, icya 4, icya 5, icya 6, icya 7, icya 8 n'icya 9. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Itangiriro igice cya 3. Uko umuntu wa mbere yaguye mu cyaha, inzoka yarushaga ubucakura izindi nyamaswa zose. Impamvu imwe ni uko Satani yari yayinjiyemo ngo ayikoreshe. Ezekiel avuga neza ko Satani ataracumura yahoze muri yango bya Edeni. Naho Yesaya we avuga ko Satani yifuzaga kureshya n'isumba byose. Satani rero nk'uko abadayimoni binjiye mu ngurube zikiroha mu nyanja, ni nako yinjiye mu nzoka arayikoresha ngo ashuke Eva. Muri iki gihe Satani yinjira mu bantu dusanzwe tuzi, maze akaba aribo anyuramo adushuka ngo tugushe mu byaha. Satani yamirije Eva ibyo kubaho iteka kwa roho, maze binyuze kuri Eva, Adamu nawe aracumura. Isi yahise yinjiramo umuvumo kuko abantu bari bariye ku giti cy'urupfu bakirutisha igiti cy'ubugingo. Uhereye ubwo imiruho n'imihati yahindutse umugabane wacu kugeza dupfuye. Ubwo nibwo Adamu na Eva bakuwe muri bwa busitani bwa Edeni. Itangiriro igice cya 4. Umuvandimwe w'umugome. Adamu na Eva babyaye abana babiri, Kaini na Abeli. Kaini ari umuhinzi naho Abeli ari umushumba. Buri wese icyo yashakaga mu byo mugenzi we akora yaragifataga. Bari baratojwe gutambira Imana igitambo gishushanya Kristo kuko bari barayishuriwe iby'inama y'agakiza. Igihe kimwe bagiye gutamba, Kaini afata ibyo apfuye kubona atitaye ku mabwiriza agenga igitambo, naho Abeli atamba akurikije ibyategetswe. Ibyo byatumye Imana igaya Kaini maze yishimira Abeli. Byateye Kaini ishyari rikabije cyane kuko yishe umuvandimwe we. Muri iki gihe ba Kaini benshi baracyahitamo kuramya no guhimbaza batitaye ku byo Imana yategetse. Uhereye ubwo Kaini aho kwihana yapfuye imbere y'Uwiteka maze abyara abana batubaha Imana, harimo na Lameki watangije gahunda yo gushaka abagore babiri. Ubwo Seti yavukaga nawe akabyara Enoshi, abantu batangiye kwambaza Imana bakurikije ibyo yategetse. Imana itugumishe muri uwo murongo. Itangiriro igice cya 5. Abakomotse kuri Adamu. Uko Imana yaremye ibiriho byose ntawabibonesha amaso, nyamara Imana yabishuriye abantu. Ikindi nanone, mbere y'umwuzure abantu baramaga imyaka myinshi cyane. Mu bakomotse kuri Adamu havuzwemo Seti n'abandi. Bageze kuri Enoki ngo yagendanye n'Imana akimara kubyara Metusela. Enoki yamenye urukundo Imana idufitiye abirebeye ku buryo umubyeyi yita ku mwana we. Imana yaramwishuye yaramwimuye ngo adapfa. Yari yaramenye ko nanone hazaza urubanza. Izina Metusela risobanura ngo napfa hazaba imperuka y'isi. Kuba Metusela yararanye imyaka myinshi cyane ku isi kurusha abandi birerekana uburyo Umwami Imana yihangana cyane kuko idashaka n'umurimbuka. Abagabo bashikamye kandi batunganiye Imana babayeho mu binyejana bibanza tuzahurira mu bwami bwo mu ijuru. Itangiriro igice cya 6. Abantu barabi cyane. Abantu batangiye kuba benshi mu isi. Abakomokaga kuri Seti bagiye kuzana abagore bakomoka kuri Kaini kandi bafite ingeso mbi cyane nk'iza Kaini. Ibyo byatumye intekerezo zabo ziba mbi cyane ndetse batangira gukora ibyaha iminsi yose. Imana yagize ubwo itekereza kurimbura isi, ariko nawe abonera umugisha ku Uwiteka. Nowa yubatse ubwato bunini cyane bwagiyemo inyamaswa zirenze 35,000 ndetse n'ubwatsi bwo kuzitunga mu gihe cy'amezi menshi zamaze mu nkuge. Ubwo bwato bwari bunini cyane ku buryo buri wese ari kubishaka yashoboraga kuhabona icumbi akisanzura. Imana n'uyu munsi irahamagarira buri wese guhungira muri Kristo Yesu kugira ngo tuzarokoke umunsi w'imperuka. Itangiriro igice cya 7. Umwuzure. Imana yabwiye Nowa iti injira mu nkuge n'umuryango wawe. Ibi bisobanuye ko Imana yari hamwe na Nowa muri iyo nkuge. Abantu benshi bibaza uburyo Nowa yakusanije inyamaswa ngo zize mu nkuge, ariko Itangiriro igice cya 6:20 Imana yabwiye Nowa ko inyamaswa n'inyoni ubwabyo bizaza aho ari akabiro
kubarokora. Itegeko ry'Imana niryo ryabyohereje. Uhereye kera ibyaremwe ntibyigeze byanga kumvira Imana keretse umuntu wenyine. Yesaya igice cya 3 Imana iravuga iti, inka imenya nyirayo, indogobe ikamenya sebuja, ariko ubu bwoko bwarangomeye. Imana iturinde kurusha ubwenge n'inyamaswa. Nyuma yo kugera mu nkuge bamaze indi minsi 7 bagitegereje imvura itaragwa. Iki ni igipimo cyo kwizera. Imvura ivuye mu butaka no mu isanzure yaguye iminsi 40. Iminsi 40 niyo Mose yamanye n'Imana ku musozi, niyo bafatiye Kanani, niyo Eliya yagenze maze agera ku musozi w'Imana. Ni naho Yesu yamaze mu butayu atsinda Satani. Ubu mu mico y'amoko y'abantu barenga 200 ku isi bizera ko habaye umwuzure. Imiryango yose yo ku isi izi ibitangaza by'Imana. Itangiriro igice cya 8. Nowa asohoka mu nkuge. Ubwato bunini cyane bwa Nowa n'inyamaswa bwararembaga mu nyanja, maze Imana yibuka Nowa, maze yohereza umuyaga mu mazi atangira kugabanuka mu isi. Hari igihe tubona ibibazo byaturenze cyane bimeze nk'umwuzure kuri twe, nyamara Imana ibasha kubitumuza umuyaga ikaduha agahenge mu madakika makeya cyane. Inkuge yahagaze ku musozi wa Ararati aho hamaze imyaka ibihumbi byinshi ba mukerarugendo bayibona. Imana yishimira ko amateka y'ibitangaza byayo yamamara hose. Nowa yatambiye Uhoraho igitambo kinejeje. Natwe Pawulo yatwibukije gutanga imibiri yacu ngo ibe ibitambo bizima bishimwa n'Imana. Imana yaduhaye isezerano ryayo ko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Amasezerano yayo aradukomeza. Itangiriro igice cya 9. Isezerano. Umwuzure urangiye Imana yahaye Nowa amabwiriza yo kuba mu isi. Yamutegetse kubyara no kororoka bakuzura isi. Yamuhaye amatungo ngo amubere ibyo kurya kuko imyaka yari yararengewe n'umwuzure ndetse n'ubutaka butera imbuto nka mbere. Imana yabwiye Nowa ko inyamaswa zizajya zimutinya. Imana yabujije Nowa kurya amaraso kuko yatambirwaga Uwiteka kandi ni ikimenyetso cy'ubugingo. Urugomo rwose ruvusha amaraso y'umuntu Imana yaremye ruziturwa. Imana isahorera amaraso yose y'abantu bayo. Hari ibyago byabaye Nowa atangiye kweza, yenze inzoga maze arasinda yambara ubusa. Burya kuko ushukwa na vino wese ntagira ubwenge. Ubu ku isi hararwa impfu nyinshi zikomoka ku nzoga ndetse n'ibyaha byinshi biterwa n'inzoga, hakiyongeraho amafaranga menshi apfushwa ubusa mu nzoga. Imana iturinde ibisindisha. Ellen G. White hari icyo tubwira ku bushukanyi. Muri Edeni Satani yakoresheje inzoka. Muri iki gihe akoresha abantu ubuntu maze akohereza ubushukanyi bwose mu bantu. Tubisanga mu rwandiko rwe rwo mu 1900. Umwuzure. Kristo bwe nawe warindiye inkuge hejuru y'amazi kuko abarimo bose bari bamwiringiye. Tubisanga mu rwibutso n'integuza rwo kwa 12 Werurwe mu 1901. Mbere y'umwuzure hari uruvangitiranye rw'abantu n'urw'inyamaswa, byose byataye ishusho y'Imana. Ibyo byose byararimbutse. Tubisanga mu mwuka w'ubuhanuzi volume ya 1 paje 78. Muri iki cyumweru cyose Imana izakabaze mwuka muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo umpe n'amagambo yose yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni iki cyatumye Imana idashima ituro rya Kayini? Cya kabiri, ninde muntu kugeza ubu uramye imyaka myinshi cyane? Cya gatatu, mu gihe cy'umwuzure imvura yaguye iminsi ingahe? Imana ibahe umugisha.